ndumva ko nigenje pe akimbwa kashobotse. Ese nani kintu wateguye? Tegura iki se wahashye? Nahashye? Wahashye se? Gasakumira baho. Wowe nari kintu wavuga ati mu gitondo ndategura umugabo agenda ari? Namutegurira iki se nani kintu ajya ashyira hano? Nta n'ikintu cyo kunywa se? Kivuye hehe se? Kuwirirwa ugenda ukagaruka ugenda ukaryama waruzi uzi uko nagenzana. Nane sinzi. Ibi nabyo rero sinzi pe. Nta basi si nta n'icyayi gihari. Icyayi se kivuye hehe? Nta n'umugati. Nawe ukura hehe se? Wajya ujya guhaha. Maha se ntago maha, muri rugo ntago maha. Waha ryari se? Yaba wahaga n'ibyo byose wabibona. Ntabibona? Wabibona. Sawa nyine. Years old man. Think say they wise. 70 years old man. Say they wise. Years old man. Think say they wise. Baba we niko akurandebera bazajya bifata akomana yanjye we bazajya bifata bamwe ibintu byiza twebwe abagabo tura ndahaha warangiza ukambira ngo ntago reka uzabaze na ntabwo nkurikiye sha demahe nitwe ninza barakubeshya bavuga ngo nta mugabo w'igikoma ndakinywa hashye umva ndakinywa I want problems always. Ndakinywa sha umva ko bavuga ngo nta mugabo mu gikoma ndakinywa maze ubundi nanjye nza nayo mabuno sha muzamuzana mabuno mwenyine reka muzabaza Jesu ubwo nabandi katabarwaze ntibibaho sha ya baba we imboga irarishije ukuntu kiryoshye sha kama nkubwiza ukuri reba we nanjye kamanze nikure nyinywe urumva hasoni bazajya banywa ibintu biryoshye reka ntibibaho ngo nta mugabo uba mu gikoma ndagihuhamo sha ndagihuhamo nanjye uyu munsi ndebe ko nari bubyibuhe nkazana amabuno nkamwe sha umva ko katabarwa bavuga ngo nta mugabo uba mu gikoma ugomba kugihuhamo nanjye nkazana ayo mabuno sha Safuriya n'igikoma ubikuye hehe koko? Kibi ibintu bitari mu rugo rwacu ubikuye hehe koko? Sima Mana yanjye nese urabona ibi bintu ari ibyacu? Ushaka uragura none ni iby'abandi urabona ibi bintu ari ibyacu koko? Ni iby'abandi se mu baturanyi ntabwo bikuye mu baturanyi ubu ndagowe rwose afite ikibazo rwose ubu se koko umuturanyi uza kuza agasanga wibye isafuriya ye wibye igikombe cye ubu koko urabivuga Imana yagiye kangitegura ndetse nabigenze Sima hase muzajya murya munywe murangiza mu uhaha ryarize nahaha nago ma uhaha ryari kuba wagiye hirya no hino ugasanga ufashe ibyo muturanyi ubu ndabyiteguye rwose ubu ndabyiteguye ko hari umuntu wabuze isafuriya cyangwa igikombe se akiburira hehe genda haha mu rugo rwanjye
sinyirya singishura uturaso kubiri kubera wowe atari wowe se ahubwo atari njye w'ikintu ndahaha uko maha ibyo maha bijya he uhaha ryari ibyo maha bijya he uhaha ryari maha ryari urinze ugana gutyo nahaha uhaha ryari urinze ugana gutyo nahaha amabuno yabaye amabuno ubyibushye njye wenda narumye sinyishyura uturasa ku mubiri ariko ngo urahaha uhaha iki ujya kwiba niba nibyo ubu nabyo bindi byo unzanira njya ahubwo nibyo uba wibye nibyo wari wabona niba mana yanjye ko njyewe ndiba njyewe wari wabona niba njyewe cyakoze cy'ubu ngiye mu masengero wari wabona niba sengera urugo rwanjye naho usenga ibiki iyo ni imitwe warasenga wowe imana yamwishyura ibyumve inyumve iri mu ijuru imana yamwishyura uvuga ngo imitwe imana yamwishyura imitwe imuha agakiza kuko dukeneye agakiza mu rugo rwacu ibi ndabirambiwe urambiwe ibiki ubu bujura ndaburambiwe ahubwo nanjye ndambiwe kutarya no rwose warangiza ukavuga ngo ukeneye ibyo kurya kandi ugenda kwiba abaturanyi niba nibyo gusa ibi ni ibyacu n'ibicyabana gusa ntabwo ngufashe usanga wicaye ni mu rugo ntabwo wari uri gusaba ibyo kurya ariko birambabaje mana yanjye uko katabarwa nzabigenze n'umugore aransejeje sinyirya ubu koko mana ya Isiraheli na Burahamu wamarutse ugakora ibitangaza koko ahubwo siko niba bitangiye gutya nta bana ubwo abana nibazaba bahari bizagenda bite koko mana Isiraheli ahubwo ko ubu ngubu ugiye kunsaza ko kwa mugabo we rwose ugiye kunsaza ugiye kugusaza iki ahubwo wowe ugiye kunsaza rwose kuko birandenze rwose mana yanjye use ko ibintu by'abaturanyi mana yanjye rwose kuko uzajya neza murya munanywa ibintu muzabaza ndabirambiwe ako mada wigize iki urambiwe iki uko ngubitse kwa mutwe ntabwo ko bitase ntabwo wibye nibyende oya mbwira umuntu nibyende wambwira umuntu nta soni ahubwo ari umuntu w'umugabo iki usebesha reka mbijyane wozajya jyana ibyo ujyana nta soni genda umuntu w'umugabo wihangiye ubuse ntabwo nari ngiye ugenda ujya he mana yanjye ko nta soni uzajya ugenda uneza abantu ku musozi uteza abantu si wowe nguteza abantu utaneza abantu ni he naguteza abantu ntese ko ibihamya biragaragaza yuko wakoze amakosa nk'aya nakoze amakosa njyewe katabarwa nta kosa niri nari nakoze mu rugo rwanjye nta gutangaza hirya unangaza nushaka wasame ugenda uvuga uti yewe bose bahamagara kubera ko uri umugabo wanjye ariko ndanakubaha nta soni ariko ntuzongere gukora kino kintu cyo kwiba nyine usanga kwira igikoma uba wamaye se njyewe ndabyihaye ariko ntabwo ako mana yanjye kuko we ubu kuko ibintu uzabigere bine nzakora iki kugira ngo wumve ko ndi umugabo wawe ugomba kunyubaha kandi ukanamahira uzasenga nimba nahasi ugomba amasengesho gusa nzagushyiramo amasengesho yawe azanumva azaduha byose nzarya se maga isengesho barayirya amasengesho tuyakura ku mana ibintu byose bigakoreka kabaye halo ni ku muturanyi hari habaye akabazo nasanze ari umugore urimo gukubita umugabo tubizi si ibintu by'abacayimani baba baradutoreye ko ari utubazo twa hato na hato tuba mu baturage nyine nadukemuye nta kibazo sawa oya nta kibazo weho uze nta kibazo ufite n'umutima umwe nabiteguye ntabwo biri bwirirwe bigera ku kazi umva ahubwo hari ikibazo cy'umugabo witwa Katabarwa atuye ahangaha mu mudugudu wanjye ngo ntabwo yishyura umutekano neza tegura abanyerondo noneho musimbuke muze tumufatire ibyemezo banguka urasanga nahageze umeze ute senzo none ko umbonye ikibazo cyawe kimeze gite rero umugabo witwa Katabarwa Katabarwa ndi kumureba ndamuzi
aramwambuye amafaranga yose yanjye arakora yose. Amafaranga angahe? Yamaye akazi yose aratwara ntabwo yanyishyuye. Kanze ndagukiye mu buryo uvuga. Katabarwa umugabo witwa Katabarwa amazije kwigirira intagondwa hano mu mudugudu wanjye. Usanze hari ikibazo nari nangiwe mu rugo rwo kugikemura. Ikibazo anafite kandi kadosiye ahangaha nyine twari tugiye gukemura nk'abayobozi. Ahubwo umfashije rero Senzoga waza tukagenda ikibazo cyawe nkagikemura. Nitahire. Oya tukajyana kwa Katabarwa. Yanyica najya. Ntabwo ari bugukore sindi umuyobozi. Ntabwo ari bugukoreho nyizera. Nishyuwe zanjye yame. Njyewe ngenda mu kwishuriza. Ukumbeshye wowe. None ushaka kugira tugukorera iki kugira wemere ko nta kintu uraba? Mufate. Tugende tumufate nawe hari dore abanyerondo nabo banaraje tugende. Baje. Sawa. Urabyemeye? Ndabyemeye. Sawa none twagiye. Sawa. Tinyo kukaza ariko ibintu bye ako kubera cyabagure musigaye mufata abagabo mukatubonamo nk'imwe. Ariko yewe ikisi ntabwo sinyirya mana yese nijoro. Harubwo ngo usuzugura se. Aho utansuzugura ni hewe unyicisha inzara. Ntabwo ngo usuzugura. Aho utansuzugura Zakagendana hagati z'Imana we zakagendana. Haleluya. Umurongo wa 25 haravuga ngo nyamara we munyabyaha. Muraho. Komere cyane. Tukashana mu izina rya Yesu. Tugize yose tukumva muri gutongana byanjye. Uye ni ijambo ry'Imana tuba twafashijwe. Aho nomishishije. Oya nabo twese murimo kutujijije. Yesu ashimwe ariko nizere ko babambera agatebe. Mwari muri ahari. Nose Kataba. Yego. Hano mu rugo iwawe bimeze neza. Ibintu ni munange rwose nureba se ibintu ni munange. Hanyuma si. Yego. Nta kibazo waba ufitanye n'umuturanyi. Amafaranga muri make ukakinsobanurira. Ariko njyewe rwose mureke nkubwire muyobozi kamubwire. Ceceka aho ngaho. Muyobozi. Bro, Katabarwa yarakwishyuye. Mwana rekiranye na yimwe ngo yagiye hanze. Maze rwahiye ni iwe maze. We n'umugore rwahiye none. Ahubwo tubure kugenda ujya kumwishyuza. Hahiye ko. Yego ko man. Yarahari. We n'umugore ni kurya. Arayamuno munsi. Yewe we. Tutaje kumuregera ubuyobozi. Uyongeye naravuze ni kubera ko urabizi sibyo muyobozi. Urabizi ko jewe Katabarwa muri uno mudugudu urabizi nitabira inteko nitabira umuganda rwose ntabwo najya kuvuga ngo ndagirana ikibazo n'umuturanyi. Uyu nawe n'umuturanyi. Icyo kibazo sinyese waba warakimubwiye ko wakoresheje Senzoga akagutwarira imyumbati nawe ukaza kwishura kumuye. Sirakumanyuko. Muyobozi rero urabyumva muri uno mudugudu wose bamfatira icyitegererezo. Katabarwa. Nta kintu uri kugira. Asaba ngaba bo batuye baturuka ikanga. Mwe muturuka he? Ntabwo nzizi. Nkuzi. Kubanzi yuko se uherutse gufata ihene y'abandi uyitwaye bakagufatira hano hepfo. Hari iki? Ari kwa Katabarwa ariko nicaye bari Meze neza ariko. Muyobozi uje neza. N'ubundi tugize amahirwe. Muyobozi ndagira ngo umenyeshe ko uyu nguyu yari yandaye baherutse gufatira hipanga sana. Ugira kagushyigikira umugabo wawe. Sibye nawe nje mfite ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo cyawe. Ninakiramo ko kidakemutse ngende ndagera kure cyane. Ikibazo cyawe ni iki? Katabarwa ntabwo nagwaye amafaranga yanjye umbwira ngo uraje umugore wawe. Uyu arabeshya. Ndakubeshya. Muyobozi abo bose baturutse ibitaro by'indera ejo. Nakire guheruka kubona baturutse ibitaro by'indera muyobozi. Ndakubonye sha. Sonera uri safuriya. Sonera safuriya y'amafrika. Kendi itekero kaza gutero. Sonera uri. Oya nibyo kandi mukanya koko azanye isafuriya y'igiko. umva ko nigenje pe akimbwa kashobotse.